wundi muntu uzakira kuri iyo ndwara y'uwo mwana. Genda wizere. Numva ijambo riramfashije. Noneho numva aranguruye angejeje umva mu kirere rwose yuko ngomba kwizera nkasara. Nanjye Imana bishoboka ko yakora icyo gitangaza. Imana koko yarabikoreye Sara igakora icyo gitangaza, nanjye birashoboka ko Imana yakora igitangaza. Kwizera kurarema. Kwizera kurarema rwose. Ngenda nkomeye, ndataha, ndagenda ndayikoresha, nsubira no mu kazi, nkora ukwezi kose. Ariko namwe mubyumva nk'uko twabivuze, cyangwa se amasezerano y'Imana yadusezeranyije ngo naho umukiranutsi yagwa ntazarambarara. Muri uko kwezi nagiye gukora sinaburaga kugwa, gusa nuko ntarambarara. Ariko kugwa ntabwo byabaga byaba, kuko nararyamaga abwira Imana kuki. Ariko ndi kukubaza sindi kwivovota, kuko nari nabwiye Imana nti ikintu gishobora gutuma nakwanduranya nayo, Imana ibikore inyuze mu nzira y'ubusamo, mve mu mubiri ngende ntari nayivovotera, kuko ibyo yarankoreye bindi numvaga ntabigerekaho kongera kuyivovotera. Ni kuki iyi ndabatayimanye ifite amezi ane ngo bayivane? Kuki Imana itaretse ngo nyitwite ibyo bari kubona bazabibona umwana yavutse? None wemeye ko babibona batari wivanemo, babibona bakabaye batabibona, Imana ikabahumisha amaso ntibabibone, bakazabibona umwana yavutse. Icyo gihe nkazamenya ko nziyakira. None ngiye ku munzani w'amezi ane, ndi kuri balance gusa manuka nzamuka, nkabona umunzani utenda kuringanira ngo numve ko ntuje muri njye. Imana ngiye kunshyira ku munzani reka mbyemere. Nyuma y'uko kwezi mba ntagishobora kugenda, ntashoboye kwicara, ntashoboye guhagarara, mbese noneho ndananirwa pe, ndananirwa. Bigera igihe numva nta kindi kintu ndi bukore ari ugusubira kwa muganga, bakambwira impamvu noneho ko nemeye gutegereza, none ko naniwe gutegereza, ko nemeye gutegereza, none aho bigeze haba umubiri wanze ndategereza akazi sinari kajyaho arangije ngenda njya kwa muganga ubundi muri prive, mbabwira ikibazo mfite, barabibona pe, uburyo ntashobora gushingura ukuguru, uburyo nticara ngo nimpaguruka mfate pozisiyo yo guhagarara, mbese ariko icyo natagaga nabwo byashoboka mukamuvanamo, mumbabare mu muvane. Noneho nabyari bwa ngo bazavuka amezi ate, simbizi, numvaga ubuzima bwahagaze. Bararira atari ushobora kwicara, ushobora guhagarara, ushoboye kugenda. Umutwe wamaze kubyimba n'amazi yabaye menshi, umutwe urabyimba, ati wagira ngo ni umuntu wambaye ingofero ya songa mbere, ati impanga yarabyimbye, ati nyiri gusikamiriza aho wagiye iwabo ushize, niyo mpamvu. None icyo muhisemo ni uko mfa, ntabwo mushobora kuvanamo uyu mwana byibuze njye nkarokoka. Ati none se hari mugenzi wanjye twari turi kumwe aho ngaho, bambwira ati nawe ngwino rero, dore umutwe ukuntu ungana, yabuzwa n'iki gucumbagira? Rwose umutwe ni munini, ni amazi agenda yiyongera umutwe ugafunguka. None se murangorera iki? Ati twasabye kujya gushaka umugabo wawe akaza agasinya, noneho twebwe ibi tuzabyirengera, aho kugira ngo urinde uturika, twebwe tuzabyirengera, tuzanagaragaza impamvu umwana twamubonye. Ati nitumara
kumukuramo turamujyana ku bitaro bikuru bamushyire muri kuvezi napfa n'ibyo nabaho ubwo ariko ubu icyo tugiye gukora ni ugukora ubuzima bwawe. Ndagenda mbibwira umutware ati rwose ndaza tujyeyo. Abavandimwe baraza nabo baritambika ati kujya kubagirwa muri prive ahantu mbese nyine barabyanga pe. Ndavuga mbese ubundi ko mwari mwemeye ngo tujye hanze, ubundi hanze mwari muzi ko bazakora iki? Mwambabarira ko ari njyewe bikwiyimika ukomeza ahubwo genda usubire ku bitaro bikuru, n'ubundi niho bazajyana umwana naramuka adahise apfa. Ubwira bisabe dogiteri ko n'abandi babikwemereye. Amezi ubwo yari atangiye kuba nko muri 7, umwana ashobora no kuba yabaho. Ubwo ndagenda dogiteri n'amarira menshi, ariko urumva ubu niho njya mbyibuka nkibuka ko ubwo yari trauma yari amaze kungeramo, ariko trauma nagize ntabwo nigeze mpeza Imana muri njye. Nagiraga iyo trauma ariko nanishingikiza ku Mana. Ngezeyo ndabimubwira, arongera arareba ati bose none aho bigeze nanjye ndabikwemereye munsi nk'icyumweru ati uzaze rwose ati nanjye nzabikora kugira ngo tubibona rwose ibintu bikabije. Ubwo cya cyumweru kitararangira nasubiye mu rugo, noneho ndaribwa mererwa nabi cyane. Hari muri wikendi ariko cyumweru noneho ndamwandikira kuri WhatsApp ndamubwira nti ndi mu rugo ndapfuye, nzi yuko ushobora kuba utari ku bitaro ariko ndapfuye. Mbese rwose mwandikira message rwose navuga ngo y'amaraso. Nawe mutera ubwo barambwira ati mwamukanye ku bitaro ubuse ngezeyo ku cyumweru, noneho kuwa kabiri uzaze nzagukorera. Ubwo aho hose najyaga nta kinini na kimwe bampaga usibye kumpa gahunda no kumbwira ibyo gusa, nta kindi kintu bampaga cyo kumfasha. Ndataha habaye barambwira ati rero ubwo yakubwiye kuwa kabiri kuwa mbere ugomba kugenda bakagushyira muri sisiteme bakagutegura, ushobora no kurarayo kubera bari bubyuke bagukorera. Ugende nawe agushyire kuri gahunda y'abazakorera. Kuwa mbere ndagiye ngezeyo akingurita amaso ati meze bite? Ndaje kuko nyemereye ko ejo uzankorera, ndaje kugira ngo ube gahunda y'ejo uko imeze. Arongera aza muri kuruhande banyemerera ukamenya wawe niba muri kumwe akinjira mbwira ntihange birashoboka se kumunshakira? Mwese umushakira iki? Ati nshaka kumubwira ko ntacyo uri budukorere. Kubera iki? Ati mpamvu ndabibwira umugabo ntawe uri hafi mfasha umbwire icyo ushaka kumbwira. Arambwira ati rwose ntakubeshye ntabwo iyi operasiyo ushobora kuyikora, na cyane ko nta n'ibyuma dufite bishobora kuba byafasha umwana. None icyo nshaka kumubwira ntabwo nshaka kumubwira ko barazifite bakajya Faisal. Amarira narize noneho sinzi, naramubwiye ntabwo ndi guvanga nta kintu nakora, mbabarira rwose nimbaze gusabye. Mu gihe tukivugana gutyo bahamagaye Faisal aho bisabye ati rwose hamarika ndayimwohereje mumfashe rwose kandi kumushira. Akanyambwira ati ejo saa 3 atazaba yageze ako kanya batanditse transferi. Nta kintu nagombaga gukora, yaranshwishurije kandi pe nawe aho ari Imana izamuha umugisha. No kubona
narahoraga njya kumubwira mu mutima wanjye mbese ntumuhugwe ngo numve ko ntagishaka no kumenya. Ni amagambo yambwiraga akambwira ati uremera ko uri umuntu, uremera ko iki cyuma cyakozwe n'abantu, uremera ko nyuma y'ibyo byose hejuru yacu hari Imana. Imana rwose irabishoboye. Kubera iki wiheba? Ndavuga si bihebye, njye nkumvanira mu muntu atari ko hejuru yacu hari Imana. Ayo magambo yambwiraga rero nubwo bwose ntashakaga kumwumva, ariko umuntu wese wambwiraga Imana numvaga ari we muntu turi kumwe. Turagenda tujya Faisal numva ko nta kindi kintu bagiye kunkorera usibye turagenda tugezeyo tunamubona ndebera kindebera muganga turi kumwe, ntabwo bari kure, aho ninjiye hose tuba turi kumwe. Baramwereka ahamagara undi muganga, undi mudogiteri nawe arareba, bahamagara undi mudogiteri nawe arareba, basa naho baduheje akanya gatoya, baravugana barangije bati tugiye kubaha icyari cy'iminsi ibiri, nyuma y'iminsi ibiri tuzamenya ibindi. Ati kandi ni ukumva ko utari gushobora kugenda, nyine bantera igipindi, ati rwose uzaba uri kwiruka, ati ibibazo byakemutse se uyu mutwe muzamwahuranye mu atoya twebwe turabiza turebe ubu wagezeyo, ati gukira kwawe kurara. Nanga kubyumva ndababaza muramuvanamo ntamuvanamo, noneho trauma iba trauma, ariko icyo gihe sinari nzi ko ari trauma. Ubu ngenda ndikurura ntabwo niyumvishaga ko yaba ari trauma, ahubwo numvaga ko ari akarengane ndimo kandi ndarira pe. Baravuga bati nta kindi kintu nuko ihangane genda mu gitondo. Iminsi ibiri ivukamo ibyumweru bibiri, nta kintu barakorera, nta yindi miti bampa usibye kuntera inshinge ngasinzira. Nta kindi, ibyumweru bibiri birangira ari inshinge gusa bari kuntera gusa. Tukigera ku gitanda ndibuka ngo Yesu ari hano mu isi, ngo yabaga ageze igihe cyo gucika intege, ngo Imana ikamwoherereza imbaraga cyangwa ikamwohereza marayika imwongera imbaraga. Natwe buriya mu kigeragezo nuko tutabizi, iyo tugihagazemo neza cyangwa se uko twakifatamo kose, haba hari imbaraga zituri hafi zongera gukomera kwacu nuko tuba tutabizi. Natangajwe n'umuganga w'umudamu waje kumwakira ku gitanda, buzuza impapuro byose birangije, arambwira ati ntabwo nkuzi, ubonye mbabarira dusenge. Muganga w'ubwe aba ari umbwira ngo mbabarira dusenge. Nibaza indembe ziri muri Faisal ko zingana, abari hirya bari gutaka, bari kunda, abandi bimeze bite. Nibaza uko dukoranyije ngo dusenge. Ijuru riba ritureba, niteguye kutwongerera imbaraga mu kibazo cyose twaba dufite. Mbese mbona ari wa mumarayika wazaga kongerera Yesu imbaraga, nanjye ko inyuze muri uwo mudamu. Arasenga afasha kunda, arambwira ati twe turi abantu, hejuru y'abaganga hari muganga. Mana uzadukorere ibikomeye, Mana fasha uyu mudamu mu kababaro ari. Aransengera n'ibintu isengesho, nta nzitizi igeze ku Mana. Ako kanya amarira yose arakama, rwose arashira. Ndavuga nti rwose nongeye kurira, naba nsuzuguye imbaraga z'Imana yohereje. Ubwo nibwo buryo wabonyemo Imana? Sindahagera
Imana ni nziza ni ukuri. ndagenda aho ngaho icyumweru kirarangira, kimaze kurangira ikindi mbona kirarangiye. Noneho bigera igihe numva ubu nafata icyemezo kigayitse ariko ntazi icyo ari cyo. Abaganga bigera igihe banyoherereza n'umukansa ndamwirukana, ndamubwira nti iki ntabwo ari cyo gihe cyawe, igihe cyawe cyararangiye, igendere rwose ntitugire icyo dupfa. Aragenda. Amaze kugenda icyumweru kindi kiraje, umva akababara. Umutetsi numvaga ashobora kumbaga bigashoboka, uwangeragaho wese umupuranto numvaga ashobora kumbaga bigashoboka, umustajeri uwageragaho wese namubwiraga ikibazo cyanjye, ntimushobora kumvanira muri uyu mwana. Ubu ngeze ari uzanye ibiryo, ari uri gukoropa, ari abastajeri, ari abaganga bangezeho, numvaga ko ubu ngezeho wese ashobora kumvanira muri uwo mwana. Ubwo bose bari baramaze kumenya aho ngaho mu bitaro, ntawansubiza. Noneho icyo gihe rimwe umuganga ariko hanyuma n'undi w'isabato, umuganga umwe araza aranyumvisha ukuntu noneho bagiye kuzafata icyemezo cyo kuzamukuramo. Arambwira ati ntuzi ko baguteye n'izindi nshinge zo gukuza ibihaha by'umwana? Ati ntuzi ko ari arambwira ati ziriya nshinge baguteraga zindi zitari zo gusinzira, zari zo gukuza ibihaha by'umwana. Nyuma rero yo kuba bamaze kuzigutera, hari inama izakora ko ku wa mbere bakemeza icyo bakora. Humura ihangane rwose, ku wa mbere nicyo cyemezo haza rwose, hari icyemezo kizafatwa. Basubije muri wowe cyashina. Ubwo hari kuwa nyuma ku cyumweru haza undi mudogiteri, nawe we nibwo nari kimubona, tuganiriye akameza icyifuzo cyane, arambaza icyifuzo cyane kiri nuko mwakuramo uyu mwana. Naterega umwana ntituzamukuramo, ayi none ansubije bubisi na kakamorari narindiho ko kuwa mbere bazafata icyemezo. Noneho nakoga arampebeje ati ntidushobora. Nambwira nti rero muganga ngiye gufata icyemezo kigayitse. Ubwo ufata icyemezo kigayitse ati kimeze ute? Ngiceceke. Aragenda abwira abandi bose ngo nabwo agafata icyemezo kigayitse, ibintu birakora. Noneho numvise ukuntu numva nyongere stress, ndavuga ati ariko wareka kurya akareka kunywa, umwana ntabwo yanyuze mu nzira y'ubusamo, sinteze n'ibibazo aha ngaha. Ubwo ibibazo mbonye ngiye guteza ibibazo aho ngaho, ngiye Imana aba ari ngewe wazana. Banyandika ku kinyamakuru ngo umuntu yanze kurya mu bitaro, yanze kunywa, none ibintu bitoya nsebeje Imana. Noneho ariko Imana ntabwo yigeze mba kure pe, kuko najyaga kugera kure nkumva mu mutima wanjye hari izindi mbaraga zije zinkuma. Nsebeje Imana rero banyijire kuri televiziyo ngo uyu muntu yanze kurya, yanze kunywa, ngo Imana nabanyisebeje meze ndebe wamuka ku wa mbere, nibaza nzamubaza nti ibyo wambwiye bimeze bite. Sinongeye kumubona, ariko wa mbere ntiyaje, n'indi minsi narinze nta ntari nongera kumubona. Ku wa kabiri baraza abaganga bagera mu munani, dogiteri bageremo n'undi ubakuriye atangira ati muri kubona uyu mwana twamuvanamo, muri kubona uyu mwana gusa uko kari kubaza abo bari kumwe nibo baza akababara. Numva noneho birandenze, buri kintu navuga ndabareka. Arambwira tuza naho bari kuntegura kuzandekura ngo ntahe, ariko sinabimenye. Ati wari uzi ko n'umuvugizi wa polisi
n'ubu yaza agahagarara akavuga ngo tuvanemo uyu mwana ko tutamuvanamo. Minisitiri w'ubuzima nubwo yaza akavuga ati uyu mwana mumuvanamo twamuvanamo, tubabarire tuze uyu mwana ikindi cya kabiri, naho twakure kugataha ukajya mu rugo ko nababwira nayo nsigaye mvuga nti mwana icyama nkaba nagusabweza iwanjye nta kindi kintu cyazanira ati nubwo twakureka ukajya mu rugo kubyarira mu rugo bishoboka. Nta bitaro na bimwe mu Rwanda byemerewe kukwakira ngo bikubyaze, usibye aho uzajya hose bazatukuzanira, nta handi hantu ushobora kujya usibye aha. Ati rero ushatse watuza, niba ushaka no gutaha tukabyumvikana, ariko numvaga ibyo gutaha narabyibagiwe, sinzi biriya byaye ibyumweru 2 ubu ndacyavuga iki, numvaga kubwo nabaye mfata naho bari kuntegura ko nibaramuka banandekuye ntazibeshya ngo hari ahandi nzajya banyakire. Bamaze kuvuga gutyo baragenda, bamaze kugenda nta kindi kiba gikurikiyeho n'amarira gusa. Agiye kumva rero nka saa 4 araje bati tugiye gukora ako tugaye ibyumweru 2. Numvise bambwiye ati ugiye mu ijuru, ko numvaga ubutabazi bwo kwa muganga bwararangiye, igisigaye ari ukujya kugwa mu rugo. Ati tugiye guha ibyumweru 2, nyuma y'ibyumweru 2 uzagaruka. Ariko njye numvaga sinzi, ariko nari mfite nanjye abanyobora cyane nyine ko nzagaruka. Agenda tumara ibyumweru 2 birangiye, bati tukagenda. Umunsi bari baduhaye hari ku wa 4, ngezeyo baragenda nasanze reka ndananirwa kumbi umutwe nta mutwaro. Ati urajya gufata igitanda tuzagukorera ku wa 1, turacyarindiriye umuganga uzakira umwana. Umwana azamubaga, amazi bamushyiremo udutiyo tuzajya tuyinjiza mu nda, akazajya bikazarangira ryari akazarira asaza. Yewe murareba mugasanga ndi umuntu wo gutunga amatiyo mu nzu, ngewe ubwo se tuvugishe ko uba n'umudamu wawe ibi bintu wabimubwira ngo akiri umwana w'amatiyo nawe uri debire. Ati kubura ashobora kutaba debire, ariko ati hariho n'abandi b'abazungu hanze mu Rwanda. Se wa mwari mwe n'umuntu ugendana amatiyo? Ati rwose barahari, ati nuko utabizi, ati ariko ati barayagendana, ati kandi ubuzima